Muraho neza nshuti zacu, tubanje kubasuhuza tubaha n'ikaze mu kiganiro tugiyemo. Turabiyegereje cyane nshuti zacu. Aha ni ahandi ni kuri Nyirabigeyo Family TV. Tubahaye ikaze tunashimira abakomeje kuduha subscribe, n'abakomeje gukora kuri share na like na comment. Turabasuhuje mwese. N'abatarayikora rero tubahaye ikaze ngo muze dukomeze tubane tubereke ibyiza byacu, dusangira twese. Nukuri murakoze cyane, tunabifuriza n'umwaka mushya mwiza, ibyifuzo byanyu bizasubizwe. Turabakunda cyane. Kakanya tugiye gukora ikiganiro. Reka ndi kumwe n'umushuti wanjye hano, umutumirwa atumiye ariko yashatse kujya kuri kamera, ntabwo yabyemeye, ariko mu kandi kanya araza kujya kuri kamera. Uyu munsi wacu habyuka imbeho nyinshi cyane, ko murandeba uko nambaye, namwe ko murabona ko imbeho nayambariye. Rero ndaza kumwinginga nawe tuje hanze turabereka. Urabona ko nabyambariye hanze hameze nabi cyane. Hano ni ahantu twicaye mu iduka, tugiye kubabwira ibintu by'iwacu, aho wabisanga. Hari ukuntu we wakwibaza ngo wagiye mu mahanga, ariko ibintu byo muri Afurika wabikura hehe? Reka dutangire, reka nawe basuhuze ubundi dukomeze. Karibu. Muraho. Mpuye n'umushuti wanjye, biba ngombwa ko tugira ikiganiro twiyibukiranya Yego. ibintu byo muri Afurika. Ndabasuhuje Yego. kandi mbaha n'ikaze abantu bari mu bihugu bitandukanye, Yego. batabasha kubona, batari muri Afurika, batabasha no kubona ibintu byo muri Afurika. Yego. Mukore subscribe, mukore share. Yego. Abari hafi yacu tuzabarangira, n'abari kure hashobora kuboneka umuntu wabasha kubarangira uko mugenda mukora subscribe, musharinga ibiganiro, Yego. mukabasha kumenyana n'abandi. Murakoze. Ikindi kandi wasize, reka nkwibutse, ntabwo wibwiye abantu, batubabwira amazina yawe, kugira ngo, kuko kino kiganiro dukoze hari umuntu ukireba bwa mbere, cyangwa se ujya kuri channel yacu ari ubwa mbere, ariko reka umwibwire tubone gukomeza. umubwire amazina yawe nta kibazo. Nk'uko abibabwiye, kwibagirwa bibaho Cyane. Nitwa Oliva, mperereye mu Bufaransa, Yego. mu mujyi wa Clermont, mu gace kitwa Saint-Pourçant. Murakoze cyane. Abantu batuye muri Clermont turabasuhuje bose. Nanjye sinababwiye aho ntuye, ariko mpababwire nanjye ni mu mujyi wa Clermont mu gace ka Dompierre. Ahangaha twagiye ni mu mujyi witwa Mura, niho tuzaduhahira. Ahangaha twahahuriye n'uyu mushuti wanjye. Tuvuga ngo reka tubereke ibyiza by'iwacu bihaba. Hari igihe woza hano ukavuga ngo ese ko ngiye mu bazungu ibiryo by'iwacu nzabibona, ko ngiye mu bazungu amavuta y'iwacu nzayabona. Ariko twakeneye gukora ikiganiro hano muri iri soko cyangwa iduka ry'iby'iwacu. Iri ni iduka ry'Abanyafurika. Hano amavuta wayabona yose, amaproduit. Hari uvuga ngo sintereke imisatsi kubera nta produit iwacu ihari, ariko iri duka birahari. Ngibi ko turabibereka mu kanya, turaza kubereka neza, dushyiraho kamera neza mu birebe. Birahari. Ari n'ibiryo. Ese Olive, ibiryo wabonye hano by'iwacu ni ibihe, ku buryo utora uburyo ibiryo by'abazungu? Ni nk'ibihe biryo wahasanze hano? Ku ruhande rumwe navuga ko nta na bimwe bitahaba, ibiryo byose birahaba. Amavuta yose y'ubwoko bwose yo kurya arahaba. Cyane cyane nk'ababyeyi bakuze usanga badakunda amasosi y'amanyama ya buri kanya, usanga bazirya ariko bitari buri kanya. Ugasanga n'inyama z'aha ngaha zidahuye n'izo mu Rwanda. Hari amasoko rero acuruza ibyo kurya, acuruza amakawunga, amateke yayandi yo muri Kongo.
agacuruza ibirayi, agacuruza ibintu byose biba bihari. Abantu batabasha kurya biriya biryo byo mu bazungu, abakecuru bo baravuga ngo ni ibiryo byo mu makoroboyi, biba bihari. Nta kibazo wagira cyerekeranye n'ibyo kurya, kereka uri ahantu batazi, cyangwa se wenda utaramenyera uri umushitsi ukihagera, cyangwa utaramenyera uri umushitsi ukihagera. Anariyo mpamvu twashizeho iyi channel kugira ngo nujya ubona ikiganiro ujye ukora subscribe, ubashe guhura n'abandi muganire, bakurangira ibyo utabasha kubona ubashe kubibona. Ikindi kandi hari ibyo wibagiwe ariko reka kunganire. Uvuze mu bijyanye n'amakoroboyi ndibuka, uzi ko iwacu bagira ibishimbo bya metiyu, urabyibuka? Yego, hano naho birahaba, bafunga mu mashashi. Yego, ho babishyira mu bicupa. Iwacu babishyira mu masashi ariko hano bashyira mu bicupa. Ibi ari ibishyimbo byumye, imitonore, amashaza, imiteja, yewe n'ibigori byose babibonye. Yego, narabibonye. Rero nta hantu hataba metiyu. Abantu batararya metiyu cyangwa se n'uwayiriye azotwandikira tubwire ko yaguze ibishyimbo bya metiyu hariya ku muhanda iwacu. Ikindi kandi ibintu byose ushaka hano urabibona. Hari inyanya zisanzwe urazibona, inyanya z'amakoroboyi urazibona. Hano hari n'inyanya twabonye zo mu makarito. Yewe iwacu ntazibayo, ntazi turabona ariko hano zirahaba. Ikindi kandi kawunga turayibona, pate jaune turayibona, ifu y'umuhondo, tubona n'iki kandi n'ibishyimbo bagurisha ku biro, n'amateke y'amanyanga, n'imyumbati, n'imishaba, imineke, ibintu byose by'iwacu n'imbuto nyinshi hano zirahaba. Usibye ko kubera ari nyinshi ari izo muri Afurika dushaka hano ziba zihenze, usibye imineke ibindi ziba zihenze cyane kurusha iza hano. Rero ni ukuri mugize neza kudukurikirana. Umuntu uzaza hano, umuntu uje mu bihugu by'abazungu, ntukaze wihebye ngo nta biryo bihaba by'iwacu. Gusa nyine ntitubace intege cyangwa se ngo tubatere ubwoba. Iyo ukihagera biragucanga, ariko iyo umaze kumenyera byose urabibona, ukabirya, ukabibona ku gihe, ibyo ukeneye byose ukabibona. Ikindi kandi reka tubabwire ku bijyanye n'iyi mbeho yacu. Iyi mbeho ya hano tumaze kuyita ngo ni iyacu kubera ko yabaye imbeho nyinshi cyane irakabya. Iwacu ntihaba imbeho, iwacu haba akabeho gakeya n'umuyaga, ariko hano haba imbeho nyinshi. Ubushize twayibabwiyeho tubereka, turababwira ngo twari twambaye amakoti none twayakuyemo, none ubu ngubu dukoze ikiganiro tuyambaye. Amakoti twayambaye kugira ngo twambarire imbeho. Iyo utambaye imbeho ikugeramo igutera n'uburwayi. Rero uripfuka ahantu hose ukikwiza kugira ngo imbeho itakugeraho. Reka na mugenzi wanjye niba ko yakongeraho dukomeze tuganire, ndeke kuvuga njyenyine turi kumwe. Ngaho gira icyo uvuga nawe ku bijyanye n'imbeho cyangwa se ku bijyanye n'imirire n'ibindi byinshi wagiye ubona hano, ngagira icyo tubwira. Njyewe ikintu nababwira, hari nk'abantu bagevamo nko muri Afurika badasuka, bafite agasatsi gakeya ka natirere, ugasanga baribajije ngo mbese bazabaho badatera kanta, bazabaho badasiga amavuta mu mutwe, hariya amavuta y'abazungu ko ari ayanyereza gusa. Ikintu nabamaraho impungenge cyane cyane ku bijyanye na kanta, hano hari ibyo bita buraka niyo kanta yo mu Rwanda, kandi no mu Rwanda hajeyo buraka naho irahaba. Buraka ya original pana iriya yo mu Rwanda nanone mbamazeho impungenge. Haba hari amavuta meza yo gusiga mu mutwe apana kwa kundi twasigagamo gikotora. Hariho ayo maburaka yo gutera mu mutwe. Abisigaga amavuta yo gukesha nabo haba hari amavuta menshi y'ubwoko bwinshi cyane wakwisiga ugasa neza. Rero hano iwacu tuhita iwacu kuko ariho ubu ngubu turi kubarizwa cyane. Gusa neza ni ingenzi. Hari amaparufe y'ubwoko bwose, ibintu byose birahari. Ikindi nakongeraho ku bijyanye n'imbeho, hari amezi y'imbeho, hari n'amezi y'ubushuhe.
nyine umuntu mushyashya ari muri Afurika agiye nko kuza twamushishikariza gukora subscribe akareba ikiganiro akamenya igihe anaricyo ngewe numva nababwira ko hari amezi tugira y'imbeho ku buryo yaba agiye kuza akamenya uburyo yitegura adafite nk'abavandimwe no bari bumusobanurire cyangwa abashuti cyane hari ukuntu iyo uje ugasanga bagushyize mu mujyi wawe wenyine. Rero iyo bagushyize mu mujyi wawe wenyine birakugora kugira ngo undi muntu azagufashe. Ntubuzi ibyo gutega, ntubuzi isoko aho riri, ntubuzi buri kimwe cyose wari mu nzu gusa nta hantu ubuzi. Rero iyo ugiye mu mujyi ugasanga ari umuntu nyine muziranye cyangwa se mwabanye aho ngo haragufasha, ariko iyo uhisanze wenyine birakugora cyane. Rero nyine nibyo nababwiraga, hari igihe ushobora kubona nk'iki kiganiro ugakora subscribe ukaba wakwandika muri komenti uti mumbwira amezi y'imbeho, ese mfite gahunda yo kuza muri icyo gihugu muri ku kwezi, mumbwira amezi y'ubushyuhe, bakaba bagusubiza muri komenti bakakubwira ibyo byibura bikeya by'ingenzi wazana kugira ngo utagera hano igihe utaramenya isoko bikagucanga, kuko imbeho ya hano udafite ibintu byo kwambara ntiwasohoka hanze uguma mu nzu. Ubwo kandi kutajya hanze ni igisobanuro cy'uko utabona ibyo kurya, ibyo kunywa, utamenya ngo urabishakira he. Ubwo rero biba bisaba ngo byibura uba ufiteho amakuru. Amakuru rero tuyabahaye muri kino kiganiro. Uzashaka gusobanuza wenda amezi y'ubukonje n'ay'ubushyuhe bitewe n'aho ashaka kujya, azakora subscribe, akoreshe yandike muri komanteri, abazi ikibazo ashaka, turahari ngo tubasubize, turahari ku bwanyu. Kandi iki gihugu ni cyiza, muzaze buri wese, ngewe namushishikariza ndetse nkanamusabira kuzahagera. Hari ibintu bimwe na bimwe nyine tutabona kuko iwanyu ni iwanyu, ariko ibyinshi by'ingenzi turabibona. Nicyo narenzaho, ibirenze ibyo reka nanjye nkomeze. Ukiri aho ngaho ku bijyanye n'imisatsi nibyo wababwiye n'amavuta, reka ikindi kandi nababwira amasaro ya hano arahenda cyane, ntabwo ari nk'iwacu. Amasaro ya hano arahenda cyane, ni ukugera hano ugashirika ubuto ukabyikorera wenyine, uragenda ukiyigisha gusuka, warangiza ukabimenya. Tuvuge ubu ngubu ngiye mu rugo ndagenda ngasuka bagenzi banjye nabo bakansuka, tugatera porodu, uragenda ukagura ibikoresho za furati, ibintu byose byo muri salo hano urabyigurira ukabyikorera wenyine mu rugo, nta hantu ugiye, kuko ari ukwiyogoshesha ari ukwisukisha birahenze, ntabwo ari kimwe n'iwacu. Birahenze cyane, ariko ntabwo twababwira ngo ntimukabikore. Oya, namwe muzabikore kuko ni ingenzi. Uragenda ukabigura ukabibika mu rugo iwawe, ari izo menshi, ari produit, ari kanta. Dore hano dufite produit, dore ngiyi yereka abashuti bacu, iyi ngiyi iyi ni produit abantu bakuru, yose ni za produit. Izi ni za spray murazizi iwacu. Aya ni amavuta y'imisatsi, n'aya yose ari amavuta yo gushyira mu mitwe, harimo n'ayo kwisiga. Rero tubabwire ikijyanye no gutega bisi rero, cyangwa tere, gari ya moshi niko abantu benshi tuyizi. Hano ntabwo ari kimwe n'iwacu ngo nimba wakatishije, sibyo, niba wakatishije bisi cyangwa tere itike ufite, ni urugero itike ufite, ni ukuvuga ngo nimba wakatishije kwasiteri niyo ugutwara cyangwa twegerane, kubera ufite itike ga uragenda. Ariko hano ntabwo ariko bimeze. Oya, hano ukuntu bitandukanye n'iwacu. Iwacu haniho itike yose ufite, yaba ari bisi yaba ari tere iragutwara. Ariko iwacu itike ufite ni ya modoka wategesheje, kuko iba yanditseho n'ikirango cya ya modoka igutwara, nimba ari ritiko, nimba ari express, warangiza ukagenda niyo. Ariko hano ni ugutega ya yindi akaba ari gutwara. Nimba wateze bisi, nimba wateze tere, uragenda ugereyo. Hari n'igihe bahita bagutegera n'ikugarura, uri kumva. Noneho hari ukuntu utega bisi nako tere
yemwe njyewe ubibabwira byambayeho mwigera hano narayobye ndagenda kuko tere iteye ubwoba nawe uyibonye njyewe nakaza nyibona gusa ku matelefone cyangwa za televiziyo ariko ubu nyine nsigaye nyibona niba ngombwa turabereka muri gare muze kuyireba ukuntu imeze ntiwamenya ngo shoferi yicara wowe wari wamubona sindamubona njyagira ngo kiritwara njye mbona yitwara sindabona shoferi ntigikata aho dore ubona shoferi ari aho kongera ukabona mugiye ubwo mwicaye gutya ukabona kikujyanye kigusubiza inyuma kandi iyo ugiye ukagerayo rero ngiye hari umunsi nagiteze paka cyinjiramo gusa cyinjiyemo ndandika kuri sitati mbwira abantu nandika kuri sitati ati manu ufashe ngere iyo ngiye kuko sinari nzi yo kijyanye nabonaga kisubije iyo mvuye kubera iki ko wabonaga uri gusubira iyo uri kujya oya nahise mbona muri gare yaho ngiye ndahasoma ngo vishi mvamo ubwo gusoma nibyo byafashije ntazi gusoma ubwo sinari kumenya iyo ngiye uwo munsi nagize ubwoba kubera nari nteze cyatere kuko umuhanda wawe utandukanye n'umuhanda w'imodoka indi modoka iragusigara ku cyapa utega iyindi cyangwa se bisi izi ngizi dutegura zizi urayitega ikakujyana yaba iri nk'umuntu umwe yaba itari nk'umuntu yaba iri shoferi amasaha yayo yageze iragenda siko ujya ubibona wowe ariko iwacu bisi irategereza abantu buzure nta masaha ibifite paka batsindagiye niho batandukaniye n'iwacu iwacu bisi irategereza abantu buzure kandi buri capa irahagarara naho hano iragenda paka mugeze iyo mujya wayoba utayoba irakujyana gusa urumva rero hano hatandukanye n'iwacu bisaba rero amasomo ni ukwiga ibintu byose ikindi cya kabiri cyantunguye ngeze hano ni bisi kuyitega urayitega pe bisanzwe ukajyamo ariko iyo ugiye kuyivamo ujya kubona ukabona abantu bose barahagurutse ukagira ngo bateye indirimbo mugiye kuririmba ukabona abantu barahagurutse barambaye amakoti barambaye amafurari barambaye ingofero batoye amabaga barahagurutse bisi kirimo igenda itarahagarara noneho babareba kuva ubwoba noneho bakavamwo biruka ukagira ngo hari umuntu haba biruka inyuma biruka hari umuntu twakoze ikiganiro arasetsa aravuga ni hari umugabo wirukanse ukazajya abwira abantu ngo muri kundebera ko ndi kwiruka nabo bantu rero nuko baba bameze wava muri tele wava muri bisi bose bariruka ukagira ngo barakurikiwe kandi n'iki babiruka ku masaha bagiye ku kazi abagiye ku ishuri bagiye ahantu hatandukanye bava muri bisi birukanka batanguramo rero inshuti zacu reka akandi kantu nakongera aho ngaho mbere y'uko usoza iwacu tumenyereye ko umuntu atega bisi cyangwa jagwari bakagenda bakubwira ngo tugeze aha abantu bari muri bino bihugu rero utega bwa mbere anari byo ngewe nakomeje kwibandaho bisaba kugenda ukanuye bumva ubwonko buri hamwe uzi ko ugiye ahantu runaka ariho umutima uri utajya muri telefone utajya mu miziki ngo wibagirwe kubera ko hano nta muntu ujya uvuga ngo tugeze aha biriya fisha iyo uzi gusoma ukabisoma washize umutima aho ugiye iyo utabizi ubwo bisaba ngo ugende uzirikanye mbese rya zina urebe ko mbese uburyo byiyanditse urebe ko bihwanye n'agapapuro byanditsweho ufite uvemo ntawe uri bubaze ntawe uri buvuge ngo tugeze aha ntago wagenda ngo ubwire shoferi ngo uze ngo nitugera aho hansige ntiwamubwira ubwo rero abantu bagenda bategatira ari ubwa mbere mujye mugenda mwumva mu mutwe mbese nta kindi kintu kirimo nta zindi stress muzi ko mugiye ahantu runaka ari naho mukeneye kujya ikindi kandi hari ukuntu kandi inshuti zacu twakeneye kubereka neje yaguye hano iwacu dore mugenzi wanjye utari waje kuri kamera dore nguyu arabasuhuje cyane kandi ngo arabakunda neje yasaze ejo bundi twababwiye ko imbeho yasaze none dore na neje nayo yasaze uko ahangaha hari muri kaburimbo none murebe ibyahabaye ni ibitangaza yayo twumiwe twebwe tutamenyereye bino bintu
murebe ukuntu byagenze iwacu byakomeye. Noruveje nibo bazatubwira ngo ko turateta ngo iwacu niki Kigali, ariko noneho uyu munsi byabaye nk'iwabo. Imbeho yasaze, neje, byose birahari. Ubwo murumva ko tutorohewe n'imbeho, ni yayindi iwacu baza bita ngo ni indara. Ejo bundi hari abantu baza bambwira ngo ese ngo indara ni iki, bari bamenyereye ko indara iba iwacu ku Ndondo, oya na hano yahageze, yageze mu Bufaransa uyu munsi wa none. Indara mu Gifaransa bayita ngo ni neje, ubukonje bwinshi bwasaze neje. Ibi bintu by'umweru nibyo neje. Mugenzi wanje karansetsa ngo tugiye kuyora kawunga none ga namwe muyore mukora subscribe. Ngo isi yamanuye ngo Yesu yamanuye ngo kawunga, none ga abakeneye kawunga babona twabashiriyeho video ya neje, muze mukande subscribe muze muri benshi. Oya yenti twabaye tukigiye hahandi ho kubereka muri gare ya Tere, reka tuhabereke kwa famu. Habaye neje hazitiwe, tumwoba mukihabonye neza, kandi kanya twaza tuhababwira ko tuhabereka ariko byakomeye. Oya mbonye neje yabaye nyinshi cyane. Ahangaha dore n'imodoka zapfukiriwe n'amazu, nuko hasigaye gupfukira abantu, noneho nico gisigaye neje yasaze. Sawa rero murakoze cyane, ubwo turi kumwe tuzaguma tubereke n'ibindi byiza bya hano mu Bufaransa mwahabonye. Ubundi abantu bakazatubwira ngo tuzadukorera ibiganiro mu nzu. Uyu munsi twasohotse turi hanze, dore hasi habaye ko mu ijuru, habaye ko hejuru mu bicu neza, zakomeye. Ubungubu turi muri neje, abantu nibo bagiye gupfukirwa nibo basigaye. Kaduhunge mayo ubukonje bwasaze. Sawa rero turabakunda cyane, ikiganiro nakagaruka ubwo tuzongera. Ciao ciao.